Nongeye kuramutsa mbifuriza kugira ibihe byiza n'igitondo cyiza muri rusange cy'umweru cyiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira mbabwire ko Tito Rutaremara yahishuye uko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugeneye green card akayitera utwatsi. Umuyobozi w'urwego ngishwanama rw'inaribonye z'u Rwanda Tito Rutaremara yahishuye ko hari igihe ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yageze kumuhamagara imumenyesha ko yamugeneye green card imwemerera kuba muri Amerika akabonayo n'akazi ariko aza kubitera utwatsi. Ni inkuru yagarutseho kuri wa gatanu tariki 26 Mata 2024 ubwo yagezaga ikiganiro ku bakozi ba Sonarwa Life na Sonarwa General mu kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi cyabereye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Nyanza. Rutaremara yavuze ko hari igihe yigeze kujya mu butumwa bw'akazi mu gihugu cyo muri Aziya agiye guhagararira u Rwanda mu nama, nyuma aza guhamagarwa na ambasade ya Amerika abwirwa ko nk'umwe mu bari muri iyo nama yahawe green card. Yagize ati basabye u Rwanda ko tujya guhagararira Afurika muri Indonesia mu nama yavugaga ku bijyanye no kurwanya ruswa, ubwo tujyayo duhurirayo n'abandi baje, ati narindi yo rero ati nge ndi umunyafurika nge nyine. Hanyuma tuvuyeyo tugeze inaha nyuma y'ibyumweru 4 mbona muri ambasade ya Amerika barampamagaye, umukobwa ambaza niba ari Tito, nikiriza arambwira ngo rero hano uze usinyire green card yawe. Ndamubaza ni green card ni iki? Tito Rutaremara yakomeje avuga ko uyu mukobwa wari wamuhamagaye yahise atangira kumusobanurira amubwira ko ari uruhushya rukwemerera kujya muri Amerika ugatura ukanahabona imirimo yo gukora. Mu kumusubiza Tito yaramubwiye ati ninde wakubwiye ko nafite imirimo mu Rwanda? Yavuze ko yakomeje gutsembera uwo mukobwa ahita ahamagara undi bakorana muri ambasade ngo amufashe kumvisha Tito Rutaremara kujya gufata green card bari bamugeneye. Ati umunsi ukurikiye mu gitondo nagiye kubona mbona arampamagaye atangira kumbwira ngo burya ubwo mwari muri ya nama, burya nubwo tutabibabwiye ariko ati buriya uretse ibihugu byo mu Burayi bifite uburenganzira bwo kujya iwacu, abandi bose bari hariya twahise tubaha green card. Yakomeje avuga ko bamubwiye ko agomba kujya kuyifata ariko agakomeza ababaza icyo umuntu yaba agiye gukorayo. Yagize ati yarambwiye ngo hari igihe cyazanagera nkabona ubwenegihugu bwabo. Ndamubaza nti ninde wabwiye ko nshaka kuba umunyamerika? Turatongana ati guhera n'icyo gihe nanze no kujya njya gusaba visa ati hato batazanyibutsa ko nanze green card yabo. Tito Rutaremara yavuze ko yibajije uburyo yabaye impunzi agataha akanafatanya n'abandi kubohora u Rwanda, nyuma akabyitesha byose akajya kuba umunyamerika. Ati uzi kugenda ukajya kuruhira muri Amerika, ati nta muntu uzabona ukuba iruhande utabona uguha igikoma, ati nk'umubyeyi ngo ugiye kubyara umwana ngo azabe umunyamerika, ati yabaye umunyarwanda se. Iyi nkuru Tito Rutaremara yayikomojeho ubwo yashakaga kugaragaza uko abantu benshi cyane bihutira kujya mu bihugu by'amahanga akenshi nta n'ubuzima bwiza bitezeyo bagasiga urwababyaye, ibyo yagereranyije no kutibohora byuzuye. Yagize ati igihe ibi bizatuvamo nibwo tuzaba twibohoye byuzuye. Tito Rutaremara yavuze ko zimwe mu ntego nyamukuru kandi zishyizwe imbere cyane umuryango wa FPR Inkotanyi ari kubaka u Rwanda ku buryo abarwo batazajya bifuza kujya imahanga ahubwo rukazajya rureberwaho, nayo akaza kurukuraho amasomo. Avuga ko icyo gihe ari bwo u Rwanda ruzaba rubohotse by'ukuri. Iyi ni ingingo yigeze kandi no kugarukwaho na Perezida Paul Kagame mu nama y'igihugu mushyikirano iheruka, aho yakibuye abanyarwanda baba mu Rwanda birenge bidakora hasi nk'aho igihugu atari icyabo. Yagize ati uru Rwanda rwacu naho tuvuye naho dushaka kujya mbere na mbere bikwiriye kuba bishingiye ku banyarwanda. U Rwanda mu mitima yacu, aha mu Rwanda abanyarwanda ntabwo mucumbitse ni iwanyu. Gukora ibintu ati udakora ibirenge hasi, udakoze ibirenge hasi uvuga uti ejo ntawamenya, ati ntawamenya se, ati ahandi uzamenya ni he, ati ahandi uzajya ntuvuge ngo ntawamenya ni hehe. Akaba ari amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagarutse mu nama y'umushyikirano muri uyu mwaka. Hanyuma yahagaritswe nande Senateri Havugimana yanyomoje abakwirakwiza ko habayeho jenoside yakorewe Abahutu. Senateri Havugimana Emmanuel yakomoje kubavuga ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi n'iyakorewe Abahutu, ababaza uwahagaritse iyo bavuga ko yakorewe Abahutu mu gihe bizwi ko iyakorewe Abatutsi yahagaritswe n'ingabo za FPR Inkotanyi. Yabigarutseho mu butumwa aherutse gutangira mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 30 jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 cyabereye mu bitaro bya Karayesi Ndera.
agaruka ku bakomeje gupfobya jenoside yakorewe abatutsi babeshya ko hari indi yakorewe abahutu. Ni ikinyoma cyakunze gukwirakwizwa n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi cyane cyane bakihishe mu mahanga bakomokaho cyangwa se abandi bafite ipfunwe ry'uruhare rwabo mu mateka mabi u Rwanda rwanyuzemo. Senateri Havugimana yasabye urubyiruko rw'u Rwanda kwirinda abantu nk'abo kuko icyo bashaka ari kongera kubona u Rwanda mu icuraburindi. Ati urubyiruko rero ati mukomere ati ku ndangagaciro nyarwanda murwanye amacakubiri aho yaturuka hose mukunde igihugu cyanyu ari nacyo cyacu mukomere ku rugamba rw'abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi bayita amazina atandukanye cyangwa se bavuga ngo habayeho jenoside ebyiri. None se ko tuzi ko jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe n'ingabo za FPR Inkotanyi, ninde wahagaritse jenoside yakorewe abahutu? Ninde wambwira uwayihagaritse? Senateri Havugimana Emmanuel yavuze ko abavuga ibyo ari abashaka kugoreka amateka y'u Rwanda kuko abatutsi bakora ibikorwa bibi bya kinyamaswa kuva kera. Yagaragaje ko ari ishema kuba mu myaka yose u Rwanda rwabayeho aribwo hashize imyaka 30 rutekanye. Ati ngewe kuva navuka mu mwaka w'1956 nibwo bwa mbere mbonye imyaka 30 ikurikirana ishira muri iki gihugu amazu batayatwitse ati batari inka batishe abantu badafasha abagore n'abakobwa ku ngufu. Ati nibwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda muri ya myaka hafi 70 ishize. Ati buri mwaka kuri 24 z'ukwezi kwa 11 barakubitwaga. Senateri Havugimana kandi yakomoje ku kuntu akiga amashuri yisumbuye muri Nyamasheke abanyeshuri biganaga aribo bayoboraga ibitero byo kwica abatutsi mu mwaka ati ku 24 Ugushyingo abanyeshuri b'abatutsi bagakubitwa. Ati kandi twagize ibyago byo kwigana n'abanyeshuri bo muri Gisenyi ati barabagome cyane abagoyi ati n'abarera ati baratwangaga ati bikomeye cyane. Nyamasheke ati ntabwo nzahibagirwa. Ati buri mwaka kuri tariki 24 z'ukwezi kwa 11 twarakubitwaga. Tariki 24 Ugushyingo ati buri mwaka mu Rwanda hari kiruhuko wari umunsi w'ubutabera. Ati bibuka umunsi urukiko rw'ikirenga rwashinzwe mu Rwanda. Ati none bakatubwira ngo rero ngo ubutabera no gukubita inyenzi. Senateri Havugimana avuga ko iyo tariki yageraga abanyeshuri b'abahutu bajyaga mu kibuga bakaririmba indirimbo z'ivangura zirimo nigaruka ku kuntu ishuri ngo bigagaho ryubatswe n'abahutu mu kugaragaza ko nta mututsi wakabaye aryigamo. Ati mana we ukumva ibyo mu nda ati bivuyemo. Ati iyo gihe ndabyibuka tariki 24 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1972 bakubise umusore wacu ati ku Gikongoro witwaga Mucumu Emmanuel ati baje kumwica mu mwaka w'1994 ariko nabwo ikintu cy'icyuma ati bari baramukubise ku gitsitsi ati kijisho cyari kikigaragara. Ati bamukubitana n'undi muhungu wo muri komine Kivumu muri Kibuye Inyange witwaga Gasirabo ati hafi kubica. Ubwo twebwe ati twabaga turi hehe munsi y'igitanda twagira Imana tukabona burakeye. Kuva ibuhutu ati kugera ibututsi ati harimo kilometero zingahe? Senateri Havugimana Emmanuel muri ubwo buhamya yakomoje ku kuntu jenoside yakorewe abatutsi iba yigishaga muri Djibouti kandi televiziyo zo mu mahanga zikaba zarerekanaga uko abatutsi bicwa mu Rwanda. Ati ku buryo abanyamahanga batumvaga ukuntu abantu basangiye igihugu bicana. Ati noneho mu ishuri umwana aza ku ishuri yarakaye araza arambaza ati mwari uri umuhutu cyangwa uri umututsi? Ndamubwira nti ndi umunyarwanda. Araseka aratembagara ati ibyo ntibyumvikana ibyo mukore. Ati mwebwe ni biki? Ati kuva ibuhutu kugera ibututsi harimo kilometero zingahe? Ati ndaseka. Yari yaraye abona amashusho kuri televiziyo mu ijoro abona imibiri y'abantu mu nzuzi abantu bicwa ati hano muri Kigali. Ati iyo televiziyo zo mu Faransa zarabyerekanaga ati kuva ibuhutu kugera ibututsi ati harimo kilometero zingahe? Ndamubwira nti iyaba wari uzi ko baba bari no mu gitanda kimwe cyangwa se ahubwo. Senateri Havugimana yavuze ko bigora abanyamahanga kumva ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi abica n'abicwa bakaba basangiye ururimi rumwe badashyamiranyijwe n'amadini abatandukanya dore ko abaturarwanda benshi bari abakirisitu ubwo yibaga basangiye umuco ndetse kandi z'indangagaciro. Yasabye urubyiruko rw'u Rwanda guharanira gukumira ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no kurwanya abagoreka amateka y'u Rwanda bakimakaza amahoro gukunda igihugu n'umurimo kunga ubumwe ndetse n'ibindi bibahuza kuko ari byo bizabageza ku kubaka u Rwanda rw'amahoro dore ko aribo rero urubyiruko Rwanda rw'ejo hazaza.